ikosa rikomeye ushobora gukora muri iki gihe ukazaryicuza ubuzima bwawe bwose ni ukwizera umuntu nimvuga yuko hari abantu bahindutse utunyamaswa ntundebe nabi, bashoboka cyane yuko weho ntaburahura nabo. Abantu bakora ubugome mu buzima busanzwe bakabukora no mu rusengero, ariko icyama weho ngo Imana iguhe umutima utandukanye ni wamwe nabo bantu. Gira umutima wo gusangira n'abandi bantu, ukugezeho afite inyota umuha amazi, ufite inzara umugaburire. Kwiriye kumenya yuko iyi si ari icumbi, burya ngo uko twayisanze niko tuzayisiga, nta kintu tuzakuramo. Harya burya ngo kwanga mugenzi wawe ubikuramo iki? Tekereza kuba uri umukristo w'imbere, twese turabizi yuko uzi gusenga ndetse cyane, ariko nanone ufite amafaranga ndetse ufite n'ibyo kurya no kunywa, ariko umuntu akugeza kubwiye yuko ashonje kugira ngo umugabure ufashe urugendo rwo kwikwatagura ngo uri kumusengera. Vipi wibwira yuko indwara zose zivurwa no gusenga? Hari ibintu ngewe nita ubuyobe. Ese ubundi wumva tuzakwizera gute? Ubundi wumva tuzizera ibintu tubwira gute? Umunsi reka twige kubana nk'abavandimwe. Eko uyu munsi twibuke yuko iyi si izarangira kandi iyi si tukayivamo nta kintu kimwe tuyivanyemo. Reka duke tubashije kubona tubashe no kudusangira. Reka kubeshya umuntu ngo uramukunda kandi uzi neza yuko nta kintu wamufasha mu buzima. Umukunda uruhe? Umuntu agutakiye ko afite ikibazo cy'ibihumbi 10, wenda yabuze amafaranga yereza abana ngo bajye ku ishuri, nawe urimo urafata ngo urimo uramusengera, kandi mu by'ukuri amafaranga utunze ntabwo wamubura ibihumbi 10 ari gushaka. Ngo reka twige gukorera Imana. Usenga nibyo kandi ndabyemera cyane, ariko se reka dusenge dukora. Wimbwira ngo wafata iminsi 2 uri gusengera umuntu ngo imukize inzara kandi wabasha kumugurira ibiro 2 by'ibishyimbo cyangwa se ibiro 2 by'umuceri. Ubuse tuvuga iby'inzangano zigwiriye mu matorero, kandi disi kera umuntu yumvaga ariho hantu honyine akwiriye kuba yaruhukira ibibazo byinshi abayiriwemo, ariko abantu benshi basigaye batinya no kuhajya kubera bagenzi babo basekuranye, gusebanya ndetse no guharabikana nibyo bashyize imbere. Ibi bintu Imana ibyanga kubi ndetse cyane. Dukwiriye gukora ikintu cyatuma abantu batugarukira bakongera bakatwizera. Kubera iki umugore n'umugabo bashakanye bakunze babana barebana y'ingwe? Ni ukubera iki abaturanye bahuriye ahantu bagahura mu gipangu runaka babana batumvikana? Abaririmbyi bahanye igihango cyo gukorera Imana ni gute babanaho batikurana kugeza ubwo umwe afashe umwanzuro kuba yahiga undi? Nyamara mukwiriye kwibuka ikintu cyazanye Yesu ku isi. Reka uyu munsi dukorere Imana by'ukuri kuko niyo data. Reka uyu munsi tugerageze kubaha abo Imana yaremye kuko birakwiriye. Tugire urukundo rwa nyarwo kuko nibyo byonyine byazatugeza ku itsinzi. Nitwibagirwe kwita ku ipfubyi ndetse n'abapfakazi. Tandukana n'abakora ibyo batazi. Ike kubaha buri wese. Erega burya twese turi abantu kandi twese tuva amaraso kandi twaremwe mu ishusho imwe. Sinzi impamvu ubirenga ukagirira nabi mugenzi wawe. Gusa niba ugiye kubikosora, Imana ishimwe kandi urakoze cyane. Tuze gura mu yindi video wahindutse kandi wanakoze cyane gukurikira kino kigano cyangwa se wakoze cyane kudukurikira kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Nkubwira ngo niba uri mushyashya akaba turakana subscribe kandi kugira ngo uzajye ubona ibigano bitandukanye bikunze gutambuka nga kuri YouTube channel. Ikindi kandi niba unkunda gukora n'ibigano bitandukanye bikunze gutambuka hano, ntugende udakanze reka kuri ino video ndetse unadohereza igitekerezo cyo hasi muri comment. Bye, urakoze cyane ko twabanye mu iki kigano cyiza. Reka tuze gurira mu yindi video ikurikiraho kandi mwe n'ibindi biganiro mubikunda mujye mubimbwira kugira ngo nzajye mbibategurira. Mukomeze kugira ibyiza, ndabakunda cyane.